kwa kundi bavuga ngo umutima urashaka umubiri ukanga, cyangwa se bakavuga bati intekerezo zirashaka umubiri ukanga, cyangwa umubiri ukaba uri kubishaka ariko intekerezo zikanga. Umubiri ukaba uri kubishaka ariko amarangamutima akanga. Utekereza biterwa n'iki? Biterwa nuko iyo mibiri uko ari itatu ibitatanye. Haba harimo ikibazo cyo gutatana muri wowe, ntabwo uba wuzuye muri make. Hari igihe rero mu mubiri umwe uba uri hejuru ariko mu wundi ukaba uri hasi. Icyo gihe rero mu mubiri w'intekerezo ushobora kuba uri mu bicu rwose, ariko mu mubiri ufatika ukaba uri hasi cyane. Niyo mpamvu imitekerereze yawe ishobora kuba ityaye ariko umubiri wawe udatyaye. Mu mutima ushobora kuba utyaye ariko mu mutwe udatyaye. Umutima rero ushobora gushaka ariko umubiri ukanga. Mu marangamutima umutima rwose urabyifuza, ariko byagera kuri uyu mubiri ufatika bikanga, kubera ko wenda ibyo ushaka uyu mubiri ufatika ntubasha kubishyikira. Ni nko kwa kundi ushaka nko kurya ikintu kumva uragikunze ariko muganga arakikubujije, mvuga uyu mubiri ukanga. Ni urugero, umutima ugakunda umubiri ukanga. Umutima iyo utari mu njyana imwe n'umubiri ufatika nicyo kibitera. Niba koko twemera ko tugira imibiri ine y'ingenzi, ni nayo itureba cyane, ariko muri rusange tugira imibiri 7 twarayibonye. Uyu mubiri tubona ni umubiri uremwa n'ibyo kurya. Iyo urenze uyu mubiri rero ugera mu byo bita etheric body, ugereranywa n'imbaraga z'amashanyarazi y'ubuzima, cyangwa se ukagereranywa n'imbaraga rukuruzi z'ubuzima. Nanababwiye ko uyu mubiri w'amashanyarazi niwo watumye tumenya gutandukanya umugabo n'umugore. Umugabo aba afite positive vitamina, umugore akagira negative vitamina. Niyo mpamvu umugabo n'umugore bashobora gukururana. Uretse iyo mibiri hari undi tugira bita astral body, banitirira spiritual body, mental body ndetse na emotional body. Ariko hejuru haza cosmic body, nirvanic body. Iyo yose ni imibiri mvuze haruguru. Astral body niyo bitirira spiritual body, noneho hakaza mental body, emotional body, hakaza cosmic body, nirvanic body. Muri iyi mibiri yose rero ubanza n'uyu nguyu twambaye wa nyuma n'uw'umwuka. Iyi mibiri 7 rero ihurizwa muri ine y'ingenzi. Hari ufatika physical, hari mental uw'intekerezo, hari emotional w'amarangamutima, hakaza n'uri spiritual w'umwuka. Umuntu ashatse kubisobanura mu Kinyarwanda yabisobanura gutyo. Noneho ibibera muri iyi mibiri yose bigaragarira mu ndorerwamo y'uyu mubiri ufatika. Uvuga umuntu ashobora kureba isura yawe byonyine agahita amenya amarangamutima ufite cyane rwose. Niba ubabaye umuntu ashobora kureba mu maso gusa agahita amenya ko ubabaye. Nuva mu mubiri w'amarangamutima niba harimo ikibazo, amaso yawe ubwayo arabigaragaza, ariko burya n'imitekerereze yawe irabigaragaza. Narababwiye iyo umuntu afite umubiri ujagaraye no mu mitekerereze haba hajagaraye. Akenshi umubiri wawe ubusobanura iriya mibiri yose ndi kuvuga haruguru. Iyo umuntu afite imitekerereze iri ku murongo n'umubiri we urabigaragaza. Uyu mubiri ufatika ushushanya imiterere y'iyo mibiri yose yindi isigaye. Niyo mpamvu iyo amarangamutima ataringaniye uyu mubiri nyine urabyerekana. Iyo intekerezo zawe zitameze neza uyu mubiri ufatika urabigaragaza. No muri roho iyo utameze neza uyu mubiri urabigaragaza. Niyo mpamvu bavuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Iyi mibiri yose rero igomba guhora iringaniye, iri mu njyana imwe. Nicyo yoga imaze rero. Yoga bisobanura guhuza iyo mibiri. Ni nko guhambiranya, turi buze kubireba muri definition ya yoga. Bisobanura guhambiranya. Ariko wari uzi ko na religion, iyobokamana, religion bikomoka mu ijambo ry'ikilatini religare. Religare n'ubundi bisobanura to bind, guhambira. N'ubundi religion na yoga byose ni kimwe, bisobanura ikintu kimwe, nuko hamwe nyine tubyita religion ahandi tukabyita yoga, ariko byose intego yabyo ni imwe.
ni iyobokamana ryose riba rigamije gufata ya mibiri rikayishyira mu njyana imwe kugira ngo ibintu utekereza bihure n'ibikorwa byawe, ibyo wiyumvamo bihure n'ibikorwa byawe. Uyu mubiri ufatika rero niwo ushyira mu bikorwa ibyabereye mu yindi mibiri yose. Ni ukuvuga uyu mubiri ufatika ntabwo wowe wikoresha, ukoreshwa n'iriya mibiri yindi tuvuze haruguru. Kugira ngo uyu mubiri w'inyuma rero utange umusaruro uboneye, bisaba kuba uri mu njyana imwe n'iriya mibiri yose, mu mwuka bimeze neza, mu ntekerezo bimeze neza, mu marangamutima bimeze neza, biri mu njyana imwe. Nibwo uyu mubiri ufatika ukora ibintu bizima. Naho iyo umuntu atatanye, intekerezo zikaba ziririya, amarangamutima ajagaraye, by'umwuka bijagaraye, umubiri nawo ukorera mu kajagari, nta kintu kizima waremaremya ngo bishoboke. Umukoro wawe rero wa mbere ni ugushyira mu njyana imwe iyo mibiri yose. Imigenzo yose y'amadini, imigenzo yose ya yoga iba igamije gushyira mu njyana imwe iyo mibiri yose, ikabyina indirimbo imwe. Naho ubundi hari igihe imwe iri kubyina zuke, indi iri kubyina rumba, indi iri kubyina hip hop, indi iri kubyina ikinimba, ugasanga zirabyina amanyurane rero. Iyo bavuze ngo umuntu ni igisobanuro cy'ibyo atekereza, ni uko intekerezo ze, ibyiyumviro bye n'amarangamutima ye iyo bijagaraye n'uyu mubiri urajagarara. Iyi mibiri inafitanye isano n'ibihe bine by'ihinga: itumba, impeshyi, umuhindo, urugaryi. Burya iyo turi mu mpeshyi haba hari umubiri ucanye cyane kurusha iyindi, iyo turi mu itumba haba hari umubiri ucanye cyane kurusha iyindi. Yose bikora ariko hari umwe ufite imbaraga cyane kurusha iyindi, gutyo gutyo. Umuntu wenda ibi byo yazabisobanura mu buryo bwihariye. Niyo mpamvu buri mubiri ukugize ugira imbaraga zisumbuyeho bigendanye n'ibihe runaka. Uko wiyumva mu mpeshyi ntabwo ariko wiyumva mu itumba, no mu rugaryi n'umuhindo bikaba uko. No ku bimera burya uko igiti kiba kimeze mu mpeshyi ntabwo ariko kiba kimeze mu itumba, no mu rugaryi nuko. Iyi mibiri rero ikora ikoranye. Mu gihe itari mu njyana imwe iteka ryose ntabwo ushobora kuba umutsinzi mu rugamba rw'ubuzima. Niyo handi umubiri wawe ukora ibintu bihabanye n'ibyo utekereza. Byari byakubaho ko ushiduka wakoze ibintu bihabanye n'ibyo utekereza, ukora ikintu uzi neza ko kitajyanye n'ibyo wifuza, haba habayeho ukujagarara muri iyo mibiri. Uba utekereza bimwe ariko ugakora ibindi, uba wiyumvamo ikintu ariko ugakora ibintu bihabanye nacyo. Ukagenzura intekerezo zawe rwose zikaba ari nzima, ariko uko wiyumva bikaba bihabanye n'ibyo utekereza. Uri kumva ibyo bintu? Niyo mpamvu bakubwira ko iyo wagenzuye imitekerereze yawe, iyo wagenzuye mind yawe, n'ibindi byose bihita byikora. N'iyi mibiri yose ushobora kuyigenzura mu buryo bworoshye iyo wagenzuye mind yawe. Mind uyigenzura ute rero? Ni ugukora imigenzo ituma mind yawe igira imbaraga, imitekerereze yawe iba ifite imbaraga, indi mibiri yose irakurikira. Umukoro wawe nta nubwo ugoye, ni ukugenzura mind yawe. Kandi mind twarayibonye, kugira ngo uyigenzure uyigenzuza inzungano z'ibyiyumviro byawe. Kubera ko inzungano z'ibyiyumviro nizo ziyijagaraza. Buri kimwe cyose mind itekereza gituruka mu bintu ureba, mu byo wumva, mu byo ukoraho, mu byo wihumuriza, mu byo wumva nk'icyanga. Iyo wagenzuye rero inzungano z'ibyiyumviro na mind wayishoboye. Nigeze kubaho urugero rusa naho rushekeje. Fata mind yawe uyifate nk'urumambo. Urumambo muraruzi, ruriya bazirikaho inka, ihene. Noneho urwo rumambo ruzirikeho amatungo 5, ruzirikeho ifi, uruzirikeho inyoni, uruzirikeho inka, uruzirikeho imbwa, uruzirikeho intare. Noneho buri nyamaswa yose ishake guca umugozi, ishake guca umugozi uyiziritse ku rumambo. Buri nyamaswa yose irashaka kugenda, izarusha izindi imbaraga ishobora kuzashinguza rwa rumambo. Mu gihe urumambo rufite intege nkeya, izarushinguzamo noneho n'izindi nyamaswa zose ziyikurikire. Nuva inyamaswa, niba inyoni ishaka kuguruka akaba ari irusha imbaraga izindi nyamaswa, izindi zose zizashiduka n'urumambo byazamukanye mu kirere. Niba ifi ari igize imbaraga,
igakurura rwa rumambo ikarusenya, izirukankira mu mazi, n'izindi nyamaswa n'intare irimo n'inyoni byose byisange mu mazi. Niba kugira ngo bishoboke yuko izo nyamaswa zitagira ahantu zijya, ni uko urumambo rugira imbaraga ukarushinga neza rugakomera. Urumambo rero rusobanura mind yawe, rusobanura imitekerereze yawe. Iyo ufite imitekerereze ifite imbaraga ikomeye, nta kintu na kimwe gishobora kuguhungabanya. Izo nyamaswa zose zisobanura inzungano z'ibyumviro byawe. Wenda amaso asobanura intare, amatwi agasobanura iyo fi, icyanga kigasobanura iyo nyoni. Biba bitewe n'ahantu urwungano rw'ibyumviro rumwe rwagize imbaraga kurusha izindi zose niho zijya. Izindi nzungano z'ibyumviro zose niho zijya. Bivuze ko ikibazo ntabwo ari inzungano z'ibyumviro, ikibazo ni urumambo rudakomeye. Kuko urumambo rukomeye nta kibazo na kimwe cyaba. Inyamaswa zajya zikarakasa, urumambo rukaguma ruri hariya. Ntabwo rwagenzurwa, ahubwo rusigara ruri kugenzura izo nyamaswa zose. Niba rero hari ikintu gishobora gukomeza rwa rumambo, ni imyitozo iyo ari yose yagufasha kugira imitekerereze ifite imbaraga. Iyi mibiri yose rero ikurikira aho intekerezo ziri. Nicyo yoga rero imaze, no guhambiranya iyi mibiri yose ikabyina injyana imwe binyuze mu kubanza kugenzura intekerezo. Ni nacyo kwitekerezaho bimaze, ni nacyo amadini burya adufasha guhambiranya iyi mibiri ikabyina injyana imwe binyuze mu kubanza kugenzura intekerezo. Amadini rero akoresha tekinike zitandukanye, ashobora gukoresha gusenga, ashobora gukoresha mantra, ashobora gukoresha kuririmba, ashobora gukoresha kwiga burya n'ijambo ry'Imana. Bishobora kugufasha cyane kugenzura rwa rumambo navugaga haruguru. No muri yoga rero nabo bagira ibintu bakoresha mu gukomeza rwa rumambo, urugero kwitekerezaho, imyitozo ngororamubiri ya yoga, n'ibindi byinshi cyane. Nabo bagira mantra. Ngira ngo muri kumva ikintu yoga imaze. Ikimenyetso cya mbere cy'uko iyi mibiri itabyina injyana imwe ni uko iteka ryose uba utekereza ibintu bihabanye n'ibyo ushyira mu bikorwa. Ukaba uzi ko ibi n'ibi ngibi ari bibi mu buzima bwawe, ariko ugashiduka wabikoze. Ukaba uzi ko ari byo bikwica, nibyo bigupyinagaza, nibyo bituma udatera agatambwe, ariko buri gihe ukisanga wabikoze. Ukaba uzi ko iki kintu cyangwa ukavuga uti ikintu cyarananiye, mu by'ukuri mu mutima urashaka kukireka pe, mu mutima uracyanga, ariko ugashiduka wagikoze. Biterwa nuko mind yawe iri weak. Mind yawe ifite imbaraga nke cyane. Mu mubiri umwe uba uhagaze neza, ariko mu wundi harimo ikibazo. Noneho iyi mibiri yose rero yayobye, ni wa muntu warahindutse akahebwe. Hari igihe umuntu yisanga imibiri yose ye nta n'umwe ushobora kugira n'akabaraga na gatoya. Uwo ni wa wundi warangiye, ni wa wundi ureba ukavuga uti uyu muntu yararangiye. Noneho ujagaraye we aba ajagaraye mu mubiri umwe buriya. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo uyu mubiri w'inyuma urarengana. Ikibazo kiri mu mutwe wacu, ikibazo kiri mu mitekerereze. Uyu mubiri w'inyuma turawurenganya. Nuriya muntu wiyahura aba akoze igikorwa cy'ubuswa bwa mbere boho ku isi, kubera ko abarenganyije ikintu cy'inzirakarengane. Umubiri intekerezo niwo kibazo. Uyu mubiri w'imitekerereze niwo kibazo. Aho kugira ngo wice uyu mubiri usanzwe, wakwica mind yawe wayica. Mind kuyica ni gute rero? No gukora imyitozo yose yagufasha kwica mind. Byonyine no kwiga no kubimenya bituma imitekerereze yawe igira imbaraga. Ikimenyetso cya mbere kikwereka ko ujagaraye nuko ukora ibintu bihabanye n'ibyo wiyumvamo. Ikimenyetso cya kabiri cyakwereka ko iyi mibiri itari mu njyana imwe ni uburwayi. Burya iyo udafite umubiri ufite ubuzima buzira umuze, haba hari n'ikibazo cy'ubuzima bwiza mu ntekerezo no mu marangamutima yawe no mu buzima bw'umwuka. Buri ndwara urwara ifite ahantu ihurira n'iyi mibiri. N'umubyibuho ukabije n'indorerwamo y'umujagararo iri mu yindi mibiri. Kubera ko umuntu agira umubyibuho ukabije cyane, kubera ko mu mitekerereze ye harimo ikibazo no mu marangamutima ye harimo ikibazo. Niyo mpamvu agira ingeso wenda yo kurya cyane ibintu bitamukorera. Abazi neza ko ibyo bintu bimushyira mu kaga, ariko akabirya. Imibiri ye ntabwo iringaniye. Umuntu ufite intekerezo zijyanye n'umubiri ufatika akenshi ntabwo ashaka kugira umubyibuho ukabije. N'uburwayi burya bujyana nabyo. Yoga rero ushatse wahita guhambiranya ubuzima
bw'ibigaragara n'ibyo bitagaragara, hagamijwe ko byose biba mu njyana imwe. Yoga ni ijambo ry'igisanskrit, mu kanya gato narikomozaho, ariko yoga n'ubundi nushaka ujye no kuri Google wandike ngo religion, urebe etymology, urebe definition, urebe inkomoko y'ijambo religion, iyobokamana, urasanga neza bifite ahantu bihurira na yoga. Yoga ni uguhambiranya, religion ni to bind, religare. Kugira ngo ubyumve neza kurushaho, burya umuntu ntabwo ari imashini, twaranabibonye. Umuntu twabonye ko ari ikinyabuzima. Itandukaniro riri hagati yo kuba imashini no kuba ikinyabuzima nuko imashini igira ibice biyigize, mu gihe ikinyabuzima kigira ingingo zikigize. Ushobora gufata imodoka yanjye, buri gace kose ukagatandukanya n'akandi, ntihagire ikintu gipfa. Umukanishi mwiza akaza akayitandukanya, akongera akanayiteranya, rwose nta kintu na kimwe gipfuye. Ariko umubiri ntabwo ariko bimera, ku kinyabuzima ntabwo ariko bimera. Ufashe ingingo zigize umubiri wanjye ukazitandukanya, hari ibintu bita bitangira gupfa ako kanya. Ntabwo wakongera ngo uziteranye zikomeze zikore nk'uko zakoraga mbere. Hoya, uzanabirebe no ku mubiri wawe, urutoki ruramutse rufite ikibazo, ubuzima bwose bushobora guhagarara. Ariko imodoka ishobora kuba ifite ikibazo mu ipine, imodoka ikaba yakomeza ikanagenda rwose, n'umunsi ukaba washira, iyo ari ikibazo wenda kidakanganye cyane kandi ntagire ikintu gipfa. Ariko umubiri wo ukora ukoranye byonyine. Niba ingingo z'umubiri zikoranye, tekereza noneho iriya mibiri yose navugaga haruguru. Ni nk'uko iriya mibiri tugize, iyo itari mu njyana imwe, uko byagenda kose hari igihe ihita gitangira kuba kajoreti. Bigaragarira rero mu mubiri ufatika. Umusaruro utanga uzamo ingoroje. Umubiri wose uba uri mu kaga iyo hari urugingo rutameze neza. N'inzu yose y'umubiri iba iri mu kaga iyo icyumba kimwe cyo mu nzu kitameze neza. Ikinyabuzima kibaho ari uko ingingo zacyo zishyize hamwe zigakorera hamwe. Buri rugingo rw'umubiri rero rufite ahantu ruhurira n'urundi, bikanarenga bikava ku ngingo z'umubiri ufatika bikajya no ku zindi ngingo z'umubiri udafatika. Muri make yoga ikintu ikora ni ukubasha guhuza neza izo ngingo zose zigize ubuzima bwa muntu, zaba izifatika n'izidafatika. Iyo ugiye nko mu nyandiko zitandukanye usanga ijambo yoga rikomoka mu ijambo ry'umwimerere ryo mu rurimi rw'igisanskrit, rishobora gusobanura guteranya cyangwa se guhambiranya cyangwa kwitegekera ikintu. Akantu nkunda hano ni ukwitegekera, nuba ya mind yawe ukageraho noneho ikagira imbaraga ku buryo itegeka buri kantu kose gafitanye isano na za nyamaswa eshanu navugaga haruguru. Izo nyamaswa ni izihe? Ni za nzungano z'ibyumviro. Yoga ni ubuhanga cyangwa se uburyo bwo gutegeka ibintu bituma imbaraga z'umubiri wawe ziba umwe n'imbaraga z'iby'umwuka. Uburyo bwa yoga rero bukaba bukomoka mu Buhinde, kubera ko hari ibimenyetso bigaragaza ibibumbano byataburuwe mu kibaya cya Indus. Ubu ngubu ni muri Pakistan. Basanze bishushanyijeho abantu bicaye mu buryo butandukanye bwa yoga. Abahanga rero mu bucukumbuzi bavuga ko icyo kibaya cyari gituwe hagati y'umwaka w'ibihumbi 3 n'uw'igihumbi mbere y'ivuka rya Yezu. Kera rero yoga ukuntu ikorwa byabanje kujya bihererekanywa ku munwa gusa. Hari inzobere rero mu bya yoga, no Muhinde witwa Patanjali, yaje kubyandika mu gitabo cyitwa Yoga Sutra. Na n'ubu rero nicyo wafata nka Bibiliya ya yoga. Iki gitabo gikuyemo amasomo ya yoga. Ukurikije uko Patanjali yabivuze, yoga umuntu yavuga ko ari nk'imihati ihoraho abantu bashyiraho bagamije guhuza imbaraga z'umubiri w'ibifatika n'imbaraga z'iby'umwuka bidafatika. Kuva rero yoga igitangira kugeza ubu habaye ibintu by'ingenzi cyane, ku buryo yoga yagiye ishibukaho n'amadini. Uzi ko hari amadini yashibutse kuri yoga. Urugero buriya ushatse wavuga nka Buddhisme, ushatse wavuga abahindu. Hari n'igitabo cyanditswe na Benjamin Walker aho avugamo ko yoga ishobora kuba ari uburyo cyangwa se imihango itangaje yabayeho mu myaka yo hambere, kandi n'ubu ikabikorwa, ariko ikaba ikigaragara nk'amayobera kuri benshi. Niyo mpamvu bamwe banayifata nk'ubufindo bugamije guhuza isi y'ibigaragara n'isi y'ibitagaragara. Abandi bakavuga ko yoga ishobora kuba yarageze mu Bahinde iturutse mu Banyegiputa,
kubera ko hari ibindi bisigara amatongo byagaragaje ko abanyegiputa bakoraga yoga muri iyo myaka y'ibihumbi 3000 mbere ya Yesu. Abahanga mu bya filozofiya b'abahindu bemera ko yoga ishobora gutuma umuntu agira imbaraga zidasanzwe iyo akomeje kuyihata cyane, akaba yategeka mind ye agakora ibintu bidasanzwe. Nubwo ubusanzwe bavuga ko atari yo ntego nyamukuru y'ibanze yayo, ariko muri rusange iyo mind yawe wayitegetse, mind ikagira imbaraga, ikaba strong, ushobora gukora ibintu bihambaye ku buryo wanaguruka. Ni nka bya bindi mujya mubona byo muri karate, hari abantu bakora ibintu bidasanzwe muri iriya mikino njyarugamba, nabyo ni yoga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aba arageze ku rwego ategeka mind ye akayigenzura ku rwego ishobora kumukoresha ibindi bintu bihambaye. Nuva mind yacu icika imbaraga bitewe na ziriya nzungano z'ibyiyumviro, ibyo ureba, iby'amatwi yawe ahoramo, ibyo uhora ukoraho, ibyo uhora wumva nk'icyanga, ibyo bintu bica imbaraga mind. Tekereza izo mbaraga zose rero uzikuye aho handi zatakariraga ukazishyira ahantu hamwe, ukazitegeka, ukazigenzura, zishobora gukora ibintu bihambaye. Ni imbaraga zirema n'ubundi. Izo mbaraga zishobora gukora ibintu bihambaye cyane. Ku muntu ukora yoga ashobora gutegeka umubiri we binyuriye mu kwicara mu buryo butandukanye. Ashobora kugera ku rwego ategeka umubiri we ntiwumve ubushyuhe cyangwa ubukonje burenze urugero. Umuntu ukora yoga ashobora kubona no kumva ibintu biri kure ye. Abantu bashobora kungurana ibitekerezo bitabaye ngombwa ko bifashisha uburyo busanzwe bwo gushyikirana. Umuntu ashobora gukora mu muriro ntashye. Ngomba nawe utekereze urwo rwego umuntu aba ari gutekerezaho, cyangwa se urwego aba yashyizeho mind. Ashobora gukandagira ku misumari ntimupfumure. Ashobora guhagarara ku kuguru kumwe atumbiriye mu zuba akamara amasaha n'amasaha. Aba ni abantu nyine bayikora bagamije biriya by'ubufindo, nubwo atari byo yoga ibigamije. Yoga ni ugukuza umuntu w'imbere. Na 90% no gukuza umuntu w'imbere, 10% ni ibibindi ndi kuvuga haruguru, harimo n'iyo myitozo ngororamubiri. Hakaba n'abafite uburyo bwo guhumeka bwihariye ku buryo ushobora kumutaba nko mu mucanga akamaramo igihe kirekire, cyangwa se akibira mu mazi akamaramo igihe kirekire. Iyo ni 10% byayo. 90% yoga ni ukwihingamo gukuza umuntu w'imbere. Muri make yoga ifasha kugenzura imbaraga z'umubiri n'iz'ubugingo, niba ariko nabyita. Ikabamo rero ibice umuntu yavuga ko ari bibiri, hari igice cy'ibifatika n'igice cy'ibidafatika. Nk'abo bakora imyitozo ngororamubiri bibanda cyane ku gice cy'ibifatika, bagakora ku gice gito cy'ibidafatika. Aba rero umwihariko wa yoga bawukoraho nk'10%. Akamaro ka yoga mu by'ukuri bagakoraho 10%. Aba b'imyitozo ni nk'10%. Hakaba abandi bo bita cyane ku by'umwuka. Aba ntabwo bita cyane ku by'ibifatika, ntabwo bita cyane ku by'imyitozo, ahubwo bita cyane ku gice cy'ibidafatika. Ikintu bakora cyane rero ni meditation, no kwitekerezaho kurusha uko bakora imyitozo ngororamubiri. Aba ugiye kureba umwihariko wa yoga n'icyo yoga ibigamije, usanga bafite byibuze nka 90% by'iyo ntego yayo, ugereranyije n'abantu bakoresha imyitozo gusa. Buri kimwe cyose rero kiri ku isi, buri kimwe cyose umuntu agerageza kuremaremya kuri iyi si ashobora gukenera buno bufindo bwa yoga, niba ariko navuga. Yoga yagufasha ko wagera ku rwego rwo gukora ibintu birenze ibyo utekereza ko washobora. Hari n'ubushakashatsi bugaragaza ko uturemangingo fatizo twawe, imitekerereze fatizo y'ubwonko bwawe n'ibindi byose bikugize, byaba ibyo wahawe n'abo wakomotseho n'ibindi, bishobora guhindurwa no gukora imihati ya yoga. Ibi rero bihita bigaragaza ko yoga ishobora gukuraho imbago z'ibyo umuntu yageraho abihawe n'inkomoko ye. Birahita bigaragaza ko hamwe na yoga nta mupaka n'umwe uba ugihari ukuzitira. Niba hari ikintu gishobora guca karande zo mu miryango, karande mbi, yoga burya bigiramo uruhare cyane. Ndakubwiza ukuri, uruziga rw'ubuzima rwa karande y'abakurambere bawe warucisha yoga. Iyi mihati ubwayo yagufasha kuruca, kubera ko inyigisho nyinshi duhabwa n'ababyeyi, inyigisho nyinshi duhabwa n'abo dukomokaho, akenshi harigeze bazituruka mu bikomere. Hari uburyo bubiri bwo kwigisha. Hari ukwigisha bituruka mu gukira ibikomere, hari no kwigisha bituruka mu bikomere. Umuntu wigisha bituruka mu bikomere akoresha icyo bita inyigisho ariko zibabaza. Bari mwabona inyigisho zibabaza, kugira ngo umwana umurinde yuko yazatwikwa n'umuriro,
uramukozamo urutoki ashye ntazongere na rimwe. Uko no kwigisha umwana ukoresheje ibikomere. Usanga rero mu mico twagiye dukuriramo baratwigishaga gutya. Ikintu cyose abakurambere bacu bagiye batwigisha ni ikintu gishingiye cyane ku bubabare. Ni ukukubabaza kugeza wumvise, kugeza uwize. Ugahura n'inzara kugeza ugiye kwishakashakira ibyo kurya. Ariko hari n'inyigisho zituruka mu gukira ibikomere. Urugero nko gusobanurira umwana ko umuriro utwika, ukamusobanurira neza, apana kumufata ukuboko ngo ugende ngo mushyiremo ngo abanze ngo abyiyumvire. Akenshi ibyo bitera trauma, bitera ubwihebe, bitera ibibazo bitandukanye rero. Niba mbere yo gutangira kwigisha, mbere yo gutangira kugira ibintu wafasha abantu, nawe banza ukire. Kubera ko hari igihe wibwira ko uri kwigisha abantu ukaba uri kubigishiriza mu bikomere, ugasanga ahubwo uri kubatoza ibintu bimeze neza nko gufata urutoki rw'umwana ukarushyira mu muriro. Nabyo ni byo koko hari igihe bikora, hari icyo bifasha, ariko nabyo ubwabyo bikomeza ya karande. Iyo wigishije umuntu ukoresheje ibikomere ntabwo bica karande, ahubwo biguma muri ya karande mpaka n'ubyigishije nawe akazabyigisha umwana we, ugasanga ni uruhererekane mpaka. Hamwe rero n'izi nyigisho zigufasha kubanza gukira ibikomere. Akenshi iyo umaze gukira noneho uba uciye rwa ruziga rwahoraga rwigarukaho rwo mu muryango, uruziga rwahoraga rwigarukaho rw'ibihe. Niyo mpamvu ushobora guhinduka icyaremwe gishya, niba ariko nabyita. Nuvuga yoga igufasha gukoraho ibyo wibwira ko uri byo byose, ikagufasha gukora ibihambaye kurushaho. Nigeze kwigisha abantu mbabwira ko wowe ushatse wakwigereranya n'ifarini ivamo ibintu bitandukanye. Burya ifarini ishobora kuvamo ibintu byinshi cyane. Ifarini iyo wayikozemo igipondo ishobora kuvamo keke, ishobora kuvamo umugati, ishobora kuvamo capati, ishobora kuvamo ibintu byinshi cyane, ishobora kuvamo amandazi. Ariko kugira ngo icyo gipondo kivemo icyo ushaka kugikoramo, formule ni imwe, ni ukubanza kucyoroshya. Kugira ngo ubashe kugikoramo iforomu ushaka n'ibyo ushaka kugikoramo. No kuri yoga rero bifate gutyo. Yoga yigereranye na bya bintu wifashisha kugira ngo cya gipondo kiboneke, amazi n'ibindi byose wifashisha kugira ngo igipondo ya farini ihinduke igipondo cyoroshye gishobora kuvamo ibyo ushaka byose. Na yoga rero, imihati ya yoga irakoroshya ikaguhindura nka cya gipondo. N'imihati yose y'iyobokamana y'amadini, gusenga, kuririmba, zira mantra tuvuga mu nsengero, biriya bintu byose biratworoshya bikatugira nk'igipondo. Noneho cya gipondo ukagikoramo icyo ushaka kugikoramo. Wowe wari ifu isanzwe, wari farini, iyo farini urayifasha uyigize igipondo, none icyo gipondo ugikuyemo icyo ushaka. Ushobora guhinduka icyo ushaka kuba cyo rero hamwe n'iyo mihati. Yoga igufasha guhinduka uwo ushaka kuba we, yifashije guhuza imbaraga z'imibiri yose kugize, zigahurizwa ahantu hamwe zikabyina injyana imwe. Niyo mpamvu ibyo utekereza ni nabyo wiyumvamo, noneho ukanabishyira mu bikorwa. Ntabwo wongera gutatana muri wowe rero ngo usange uri gutekereza ibintu bimwe ariko urakora ibindi, uri kwiyumvamo ibintu bimwe ariko urakora ibindi. Oya, yoga igufasha kubaho ubuzima bufite intego. Abandi ikabafasha no guhagarika umwikubo w'akarande, niba ariko navuga umwikubo w'ubuzima. Nibyo rero umuntu yavuga kuri yoga. Yoga yubahwe rero kubera uburyo yoga yagiye inafasha abantu benshi guhindura ubuzima. Muri 2014 ibihugu 177 muri ONU byemeje ishyirwaho ry'umunsi wa yoga. Ni ku itariki rero 21 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka. Nejo hashize rero, ejo hashize hizihijwe umunsi mpuzamahanga wahariwe yoga. Yoga yubahwe rero. Intego ya yoga ntabwo itandukanye n'intego y'amadini, cyane ko n'iryo zina ubwaryo amazina namwe. Iyi mibiri rero iyo itatanye aba ari bibi cyane, aba ari bibi burya n'ibisazi. Indwara nyinshi zo mu mutwe ziterwa n'uko iyi mibiri iba itatanye. Ni ukuvuga iyo umaze imyaka myinshi ufite ibyiyumviro bihabanye n'ibyo utekereza, no gusara wasara burya. Ubundi biranatangaje impamvu tudasara, ni ubuntu bw'Imana. Ni ubuntu bw'Imana, ndakubwiza ukuri. Kubaho dutatanye bimeze nk'uko imodoka yaba igenda computer yayo idakorana neza na moteri.
tekereza uko byamera mu muhanda imodoka imeze gutyo. Umubiri wacu nuko uzi kwiyadahuta, natwe niko tuba tumeze. Niba umutwe wawe udakorana neza n'umutima, ubwo urumva bimeze bitera, urumva ahubwo tutahanyanyaza. Natwe niko tuba tumeze. Niyo mpamvu amajwi ibihumbi abaturwaniramo, abagukurura kuvana kujyana hariya. Tekereza nawe iyo uri wenyine ukuntu amajwi aba akujyana, uwo muruhu udashira rero. Ijwi rimwe rikubwira jya aha, irindi rikubwira jya hariya. Umuntu ni ikinyabuzima kizi kwiyadabuta cyane, ku buryo nyine ariyemeza akaba mu muruhu umeze gutyo akawubamo. Ariko nubwo wakwiyadabuta akajana, hari igihe kigera ikirunga kikaguturikana. Ntabwo rero abasara, ntabwo abiyahura ari abanyabyago kuturusha, tujye tuvugisha ukuri. Ahubwo buri wese burya byamugeraho, kubera ko ni nk'imbuto ishobora kubumbura umunsi umwe, ihora itegereje igihe cyiza. Hari igihe cyiza rero gihurirana n'ibyo bihe urimo byo gutatana, hanyuma gusara ugasara rwose. Iyo imibiri tugize itari mu njyana imwe, turatagarana rwose. Tubaho ubuzima bw'ibice, tubaho ukubiri, ugasanga buri gihe ntabwo uba wuzuye. Ngibyo rero ibya yoga, ubwo wari ubikomojeho. Nizere ko hari akantu ukuyemo, nizere ko wishimiye.